ngo First Lady nabyumva ngo araseka yiture hasi ngo igitwenge kiramwe mu metri imyaka koze hano ngo yarazi ko Brian ari umukobwa kandi ari umuhungu. Nanjye mbimenye ko ari umuhungu birantangaza cyane kuko na sorte namwogoshagamo namwogoshaga nkaho nogosha umukobwa timwogoshe style y'abahungu. Yego. Noneho baza kumwe mwana nagiye nyura hose niki umwanzuro abanzi yenda n'inkunga bantera nuko yenda bashaka ukuntu bantera inkunga nkazagira amasaziro meza akaba ariyo pension fata pension yanjye nkaba nagira nuko nanjye nashinga saro yanjye nkikorera. Yego. Kandi nkaba nshimira umuryango wa Nyakubahwa Excellence bamfashije kwivuza icyo gihe nakoragayo naje kurwara bamfasha kwivuza avuriye mu bitaro bya CHK icyo gihe nari ngo umusonga ubwo First Lady baje kunshaka bamenya ko ngwaye noneho babimugejejeho ahita bohereza ubutumwa bwo kuba banzanira ubufasha bwo kwivuza. Ndashima cyane nubwo nabona inkunga ubwo kibanza naracyubaka ariko mbonye inkunga nk'abatera nkunga nk'umutera nkunga abona nyuzeho bose nayubaka. Wayubaka niyo saro kayishinga niyo saro nkayishinga nkagira amasaziro. Twongeye kubashimira nshuti mukurikiye Bwiza TV ndetse na bwiza.com. muri aka kanya nkuko musanzwe mubizi mu biganiro tubagezaho twibanda cyane ku biganiro bikora kuri societe mu byiciro bitandukanye. Uno munsi rero twatembereye akarere ka Biryogo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali tuza gusura umuryango mugari w'abantu bakora umwuga wo kogosha. Ni muri urwo rwego twinjiye muri salon Identity Salon tugiye gushakamo umwe mu bantu bafite amateka yihariye mu bijyanye n'umwuga wo kogosha. Reka rero twinjiremo muri aka kanya tuganirize bamwe mu bo dusanzemo, ariko kandi aho turi bwibande kuri umwe mu bogoshi barimo hano uri gutangire atwibwira mu kanya. Twagiye cameraman, twagiye kuri umwe mu bogoshi ufite amateka yihariye hano haba mu mujyi wa Kigali by'umwihariko ndetse n'wanavuga mu gihugu cyose muri rusange. Ndumva rero twamusatira akatwibwira agatangira tubwira mwaramutse mwese. Ushobora gutangira wibwira abakurikiye Bwiza.com na Bwiza TV. Nje banyita Maître Kinyata nkabandi umuhanga mu byo kogosha. Ubundi nkaba mfite amazina yanjye asanzwe, ibyo ni izina nahawe kubera uburambe mfite n'igihe maze nogosha. Maître Kinyata, uhereye ku mazina uvuga uti amazina nahawe, amazina wayahawe nande, byagenze gute, byatangiye gira amateka yo kogosha ahera ryari? Ahera muri 87 nibwo natangiye kogosha dukoresha tondeze zitagira amashanyarazi, za zindi bitaga nyonga kera, za mekanike bitaga nyonga. Uravuga uti natangiye kogosha muri 87 aho tugeze uyu munsi bampaye neza. Muri amazina yawe bwite asanzwe witwa nde? Amazina twita amazina y'ababyeyi. Amazina yanjye y'ababyeyi nitwa Ngendakumanzi Ibrahim. Ngendakumanzi Ibrahim. President. Urakoze cyane rero ko tutangira utwibwira, n'ubundi turi bufate umwanya urambuye wo kubasha kuganira. Tugusanze mu kazi urimo gutanga service, reka tugutegereze usoze mu kanya gato turagira ikiganiro kirambuye kugira ngo uze kutubwira ese umwogoshi amara imyaka ingana gutyo muri uyu mwuga. Ukureba umuntu abona ukiri umusore Maître Kinyata, ntabwo umuntu yabijyanisha nicyo gihe uvuga umaze. Ndacyari umusore kuko ndakomeye, nta gusaza. N'umwuga wanjye ndawukunda, nzawusaziramo. Ushatse kuvuga uti nta mukwaferi usaza? Nta mukwaferi usaza urebye. Reka rero duse n'abatera amatsiko abakurikira Bwiza TV na Bwiza.com. N'ubundi ikiganiro gisa nko kirambuye ni mu kanya, dukomeza gusaba benshi kugira ngo bakore subscribe kuri channel yacu, bakore commentaire ku nkuru tubagezaho. Ikindi kandi uko bishoboye usharinge bagenzi bawe kugira ngo bashe gukurikirana inkuru zose tubagezaho. Ikiganiro kubyo burambuye ni mu kanya.
Maître Kinyata rero nkuko wabibonaga mu kanya tunyuze aho ukorera muri Identity Salon kugira ngo kwarimo kugusuhuza ariko turavuga tuti hari mu kazi reka twiyegereze hano tuze tuganira ahangaha tuvugane ku buryo birambuye ibintu bijyanye n'umwuga w'ubwogoshi w'ubukwafere. Rero niba hari ikintu wenda mu kwibwira abantu utivuze hanini cyane, nta wabuzi niba waba ukiri umusore umusiribateri, ntawe uzi uko ubuzima bwawe bumeze, ntawe uzi igihe watangiriye umwuga naho wawukomereje no kubyagiye bigenda. Nk'umuntu wakubwira atandika CV yawe, background yawe muri uyu mwuga mu magambo arambuye ubwira abakurikiye Bwiza TV, wamubwira ngo iki? CV yanjye muri uyu mwuga ni ndende. Narayikoreye. Nanyuze ahantu henshi, nize uyu mwuga mwukunze. Yego. Bigera naho abantu banyitira Maître Kinyata, umuhanga mu kogosha. Maître Kinyata, umuhanga mu kogosha. Iyo uvuze ngo abantu bakwise Maître Kinyata, abo bantu ni bandi byanyuze mu buhe buryo? Kuko hari umuntu wavuga ate se nka kuriya umuntu abumutera amakofe, hari pano imwe wanyuzeho yabikwita. Ese ushaka kuvuga ko hari ibyiciro mu kogosha bibaho bikurikirana bimeze bite? Hari amapeti mugira z'amaranka? Ibyiciro bibaho ariko birikora, ibindi bigakorwa n'abantu bakurikije ukuntu byikora. Nk'umuntu ntago yaza bati uyu yanyogoshe mu bukwe, dore n'ubu aracyanyogosha, n'abana banjye aracyabogosha, kandi yanyogoshe nambaye kakinyiga, yogoshe n'umugore wanjye yambaye kotoni akiga, none ubu ni umubyeyi, none agiye kogosha abana b'umwana wanjye, abuzukuru. Maître nawe ntabwo warimo ntuga agatoki ko wanyogoshe nkiga nkiri muto. Ndabyibuka wiga Setandre narakogoshe nkorera hari haruguru Cosmos, mutambutse mbuye hano kuri Jordan nkorera na ruguru Cosmos, ahandi nagiye. Yego, no muri Afro Salon warakomeje. Muri Afro Salon hose narahakoze ngenda naho twarahakora narakogoshe. Yego. Utizi impamvu wanyibagiwe ukajya ugana ku bandi bantu bakora akazi nkako dukora twese kisuku, abantu bakorera First Family, nkaba designer ba Maître Tailleur nk'umuntu wambika First Family, ukarengana abakora isuku ku mutwe, imisatsi. Ntibigutangaze wowe ubwawe nk'umunyamakuru, ntabwo uragera nk'ahantu mu biro bikomeye muri no mu karere nayo wese usanga ifoto ya nyakubahwa. Urugero, igice utangira kubona muri iyo foto ubona ni nk'ikihe gice kigaragara? Si umutwe? None uwawutunganyije kuko iba umwibagirwa, ntumutsure ngo muganire kugeza amateka y'ukuntu atunganya umutwe nk'uriya, none akaba ari nawe uba presence mu biro ahantu hakomeye hose. Ariko se Maître duhura ko twahuye mviye gutara inkuru n'ubundi, kandi wambonaga kwa kundi mu muntu bita Maître Dienge wogosha. Nakubonye kwa Maître hashize imyaka 3 kigena kora ku gihe.com kugeza uyu munsi. Uko duhuye nyamara ndeba ukamera nk'umuntu undakariye, none nkimara kukwakira uhita umbwira uti nk'abanyamakuru. Ese hari ikibazo ufitanye n'abanyamakuru Maître? Ni abanyamakuru aho ngaho nabanengaho batari ko bagomba natwe kutugeraho bakatugeza aho tutageze bakahatugeza, kuko hari ahantu umuntu ategera ariko ibinyamakuru birahagera. Ukavuga uti twabishima uti twarabatereranye. Abanyamakuru kuba baradutereranye ariko nabo ni umwuga babaga barimo bakora, ariko nk'uko ubwo twahuye mbona hari ikinyamakuru nigeze gusoma, mbona amakuru y'umuntu bita Motions. Mbona ko Motions ni wandi bita Moses udoda amamodeli umudoti Maître Tailleur, akaba adodera abantu bakomeye ba excellence nka President nyakubahwa President Paul Kagame. Yego. N'abandi ba President nk'uwa Gabo, w'i Burundi, kandi mwebwe abanyamakuru mwamugezeho mukibagiwa kuki mutagera no kubatunganya umusatsi w'aba excellence nk'abo ngabo. Kandi ndiye ntabwo warugero injira ahantu ifoto winjira uhurana muri presidency, muri mu biro bikomeye hose, no muri za ambassade z'u Rwanda ziba mu mahanga, foto uhura nayo ihita kugaragariza passport.
na pasiporo umuntu yitunganya wa mbere ni umukwaferi kuko pasiporo ni umutwe umukwaferi nuba wawutunganyije kuki mutatugeraho natwe muturanse mutuzamure tumenyekane nk'abantu bakoze amateka muri iki gihugu. Ese Metre watubwiye dutangira ko watangiye umugabo mu 1987 ese ujye wibuka abantu babakiriya bawe bagiye banyura mukorana mu kazi gihe wavuze ko wanyogoshe nkiri ku ishuri ariko ubundi umuntu iteka ari gihe ubona ashobora kugira nka nostalgie mu kinyarwanda no gukumbura ujya wibuka ufite uyu mwuga wawukora watangiye mu myaka 34 ishize wavuze kunyibuka ujya wibuka abantu batandukanye mwagiye mukorana benshi cyane na n'ubu kibogosha hari umuntu watangiye wogosha na n'ubu ngubu cyogosha na n'ubu nyimwogosha imyaka 34 yose nyimwogosha akubwiye ati uyanyogoshe bogoshera 15 kugeza ubu ngubu bogoshera 2000 3 akinyogosha dukoresha za mashini za tondeze za mekaniki bita katamiti cyangwa nyonganyonga zidakoresha amashanyarazi izo icyo gihe cyose namwogoshe kuri ubwo buryo mwogosha naho tugeze mu mashanyarazi ati uyu nguyu nta kindi ari hejuru n'umuhanga ni metre arabikwiye. Uti rero itangazamakuru ikagaragaza ko yafotoye David ko yamukoreye portrait ko yamudodeye uti twebwe mwebwe tubatera umugongo ariko nabonye hari umuntu bitaraki kuri televiziyo y'u Rwanda ukunda kugaragaza abantu bakwaferi Metre ntabwo wavuga ko twabatereranye hari ababigerageza ko nako kubegera cyangwa nimwe mwiheza ntawamenye ntabwo twiheza kenshi igihe kirekire tuba turi mu kazi iyi domaine yacu iyo unyeganyeze bakakubura hari ibyangirika akazi karangirika bisaba guhora mu kazi ukagira umunsi umwe wo kuruhuka gusa mu cyumweru umunsi wo kuruhuka mu cyumweru yego ubundi twari tukiri ku bakiriya bawe uvuga uti hari umuntu wogosha imyaka 34 urumva ko umwuga wawe ubu ufitemo n'inshuti ufitemo abantu mwahuriyemo mbega nahuye n'abantu benshi inzego zitandukanye abanyarwanda abanyamahanga abaki inzego urebye ni hafi ya zose bigeza naho nawe n'urwego rwa First Family nageze aho nogosha excellence nyakubahwa perezida Paul Kagame First Family n'abana be bose bari abana rabogoshe kuva bakira abana bari ba Cyomoro bose nabogoshe bakira abana kugeza bakuze ndumva muri manda ari na vice president kugeza manda ya mbere y'aba president n'iya kabiri nari nyibogoshe baranzi igihe kirekire cyane mbogosha. Metre ayo mateka urayicaranye ibyo bintu aho ngaho ibyo bintu n'ukuri ibintu n'ukuri hari n'abantu baza bakibaza ati umuntu abarogoshe president hagute kandi tumubona ari kumwe natwe hano mu rusisiro bisanzwe habya none se mugira nk'ukuntu akazi gakorwa kaba gafite ahantu gatangirira naho karangirira mbese hari abantu n'ubu batakibyo hari n'umuntu uturukiye ati ngiye ku muntu bandangiye umuntu wogoshe excellence nyakubaho nanjye ndashaka ko anyogosha reba uwo muntu numve n'ukuntu yogoshe. Metre nibyo wakomeje gutitsaho uti ifoto iriya foto narayitunganye kuko nanjye ndimo mu bantu yego iriya passport ya foto passport berekana mu biro ndimo rwose mu bantu batumye isa neza kuva kiri vice president kugeza ubu ngo noneho ibintu abantu bajyaga bavuga muri quartier ibyo nari nabyirinze mbigendera kure urabyivugiye Metre hanyuma se turibona hagaruke mu kanya kuko ndumva ubaye nk'uhindura ibyo narimo gutekereza ngize amarangamutima
mu kuhagaruka wakikunze kuvuga usa nk'uvugira mu migani abantu bamwe bagiye babakiriye, hari abantu bandi ugenda wibuka rero umutima wawe ukagenda ubagaruka, andi mafoto menshi akugaruka mu maso cyane? Amafoto ni menshi cyane, menshi. Yego. Nka Bizimungu Pasiteri ndamwibuka, naramwogoshe kuva no muri akiri no muri leta ya mbere akora muri Electrogazi, ayoboye Electrogazi iyo bitaga iyi Wasaki, icyo gihe bayitaga Electrogazi. Naramwogoshe kuzamuka na n'ubu ndogosha aba Premier Ministre uwo bitaga Rwigema nuri usigara umudepite mu nteko ishinga amategeko ya EAR, Pierre Celestin Rwigema. Yes, uriya naramwogoshe atuye hano mu Kiyovu, hano hahoze ari kwa guverineri niho yaratuye. Nyakubahwa Kaberuka Donat Minister nawe naramwogoshe. Akazamo yari Minister wa Finance, Alfred nohe BCD ni yayoboraga banki bitaga BCD icyo gihe. BCD ni ya banki ngira ngo yahoze hari hasigare ku banki. Alfred Kalisa w'umwambasaderi Kalisa bamwitaga PDG, afite imodoka zo mu PDG. Nawe naramwogoshe igihe kirekire. Nanjye rekuze kunyibuka nkuko bivuze kare. N'abandi benshi nawe nakogoshe wiga Saint André, ndumva byibuka nkogosha wiga Saint André. Kumanuka n'igikapu atawako wiga gutaha icyo gihe, ukanyura hari utimetre nyogosha, wanyogoshe kuva kera muri primaire ugejeje nawe unyogosha muri Saint André, kugeza n'ubu ndacyakogosha. Iyo wibutse unyura uti ngirira yasuku wangiriraga nkasa neza nkakogosha, ariko kanshinja yuko ngo nakwibye bikoro. Ibyo ni ngo umwana agomba kugushinza kuko icyo gihe nje nabonaga ibintu nagiye nsoma ibinyamakuru, mbona abantu bakoze muri ibintu bagiye bakora ibintu mubanyuraho bakagenda bagira musa nkaho mubagaragaza. Icyo gihe twahuye mvuye kuri mu Senegal bita Maître Dieng, wadodeye abakuru b'ibihugu batandukanye muri Afurika. Namusomye mu kinyamakuru igihe.com. Icyo gihe nibaza nka David umunyamakuru tuziranye kuki atagera kuri twebwe, natwe twakoze akazi nkaho tukagera ngaho tugakora muri amasuku kuri First Family nkuko natwe kuko ibinyamakuru bizamura umuntu no mu rwego naho atageze bikamugeza. Wavuga uti ariko namwe baravuga ngo umukobwa abuze umuranga heze mwanyina, bishobora kuba namwe mwibera ku matondezi kwa kundi bamwogoshera mu masaro afunze, namwe bikabukira mugataha bugacya bakagenda gutyo, nimwigaragaze mu bikorwa bitandukanye by'ubuyobozi ntibigire gute, ugasanga mbega guhura namwe biragoye metre kwa approaching abantu muri salon nabwo ntabwo byoroshye rwose, nimukarenganya itangazamakuru. Rimwe na rimwe akazi ni ngombwa, ariko natwe iyo tubonye umwanya turabashakisha, kuko ndumva icyo gihe nakunze gushakisha hashize imyaka 3, ariko mbonye maze kubona apu wazamuye abandi ubo berekana ibyo bakoze, ntangira kubagaya. Namwe ariko mujye museruka mugaragare muhure n'abantu, niba mujya mukora umuganda simbizi, niba mujya mu matorero ko sinzi n'ibitoro by'abakwaferi byarabayeho. Rero burya nibyo navuga ngo hari igihe mwaturenganya, ariko nange mudaseruka rwose ngo mugaragare. Itorero ryabaye nibwo twatanye gushiraho n'amashiramwe muri iryo torero. Hanyuma haza kuzamo abantu bakidobya binjiyemo batakoraga uwo mwuga, nibo babaye nkaho babisenye. Mwagiye mugira amashiramwe yabogoshe? Nakubye ko iryo shiramwe ryabayeho, dukora n'amasuku yo guteza imbere umujyi wacu wa Kigali, dukora amanama, dukora association ikomeye, dutanga amafaranga, tugenda tuzamuka n'inkunga zimwe ziraboneka, haboneka n'ibikoresho by'isuku nuko bimwe bagiye babyirira bamwe. Isuku bwoko ki? Twasize amarangi mu mujyi wa Kigali, zebra cross hariya muri ville, kuzamuka kugeza inaho twakoze amasuku icyo gihe.
hateguwe hafi umunsi mukuru wo kwizihiza iminsi mikuru itandukanye mu gihugu. Bivuze ngo hari activity mujya mugaragaramo mu kuzamura iterambere ry'igihugu bitari ukogosha gusa? Tuzigaragaramo nk'abanyarwanda ko dukunda igihugu cyacu. No association zanyu ziracyariho cyangwa byagenze gute? Byagiye bigenda gutyo nyine, ugasanga abantu bagiye baba mu bwigunge, noneho bakavuga ati nibigaruka baratwiba. Nibigaruka birimo abantu badafite umurongo uboneye, mbese bamwe ugasanga baracitse intege. Ariko kenshi ngenda nakunda kubakangurira gukora amashyirahamwe kugira ngo, ariko haramwe ahari za Nyabugogo hari arahari, ariko bisaba ko byibuze baba ikintu kimwe. None nahoze nashatse kukubaza, nubwo twabiciye hejuru turinjira mu kiganiro tubona soze mu kanya, nashatse kumenya umwuga wa coiffeur upanze gute? Mugira ibyiciro, mugira amaranka? Urumva ayo mashyirahamwe yanyu nayo yagiye acika intege, mwigabanya gute mu byiciro? Kire niba wenda n'ikintu numva mfitiye amatsiko. Harabo twumva ngo wavuze ngo wagiye ufasha mu gushinga amasaro, habo tuvuga ngo bakora marokritoma, kugira gute mwebwe mwipanga gute? Nawe uravuga ngo uri metre, niba hari utari metre, niba ari dogiteri, niba ari bigenda gute? Ubundi ni nkaho byikora gute? Biterwa n'igihe umaze n'abantu wogosha uko bangana. Noneho ba bantu kwa kugenda bagaruka uko bagenda bagaruka, bagasanga bati uyu muntu ni metre, n'umuhanga, ni metre mu kogosha, umuhanga mu kogosha, metre coiffeur. Aba metre muri bangahe? Barari benshi, hari abo twakoranye bagiye bangwa mu ntege bari inyuma yanjye nka metre Kailala. Metre Kailala no witwa Joe Postel, bakunda kwitirira Joe Postel. Metre Saleh, metre Karimu, na metre Munyaneza, bose abo bose twarakoranye. Bakorera hano mu mujyi bose, bagiye hanze? Bakorera hano no bita metre Abdou. Hari abakorera hano mu mujyi muri ville n'ahandi. Konzi ko hari igihe higeze kuba inkundura abakwaferi bamwe bakajya mu bihugu bya Afrika y'Epfo n'ahandi hose. Ndakwibutsa uri bukubitaga Siyabonga, uramwibuka? Mwakoranaga muri Afro. Aba bose twarakoranye. Wowe iriya nkundura yo kujya mu bihugu byo ahandi wayisimbutse gute? Yagucitse gute amahirwe? Ari amahirwe impamvu nari maze kubaka urugo, mfite umugore n'abana bakiri batoya, maze kubyara abana babiri. Mbona kugira ngo ngende hanze nsiga umugore n'abana, urugo rwanjye rwaba rusenye. Yego, mpitamo kugumana. Ariko bamwe bagiye bafite formation zanjye nagiye banyuzamo, mbereka n'ukuntu bakwitwara, n'ukuntu bakorana n'abantu b'abanyamahanga ahantu bagiye batazi. Reka mpite muzi ibyo bintu byombi ko ari bibiri. Abo wigishije, abo wogosha mu buryo buvunaguye, mukomeza kubana. Ese nk'abo wogoshe, harabo wogoshe wavuze mu mazina mu kanya b'abategetsi, harabo cyogosha ubu ngubu, ese bigenda birangira gute? Tuvuge ubu ngubu ni nkaho ntabo, kuko birarangira. Birangira gute? Kuntu birangira nk'igihe nogoshaga kwa nyakubahwa, nogoshaga nyakubahwa, byaje kurangira ko ndwaye. kandi iyo umuntu yarwaye akabajya nko mu bitaro, n'akazi akora yenda gakorwa buri kwezi, ubwo hari igihe biba bakakubura. Ariko baje kumenya ko ndwaye, bande baje kwimenya, abari bashinzwe kunshaka, kumamagara, noneho bamenya ko ndwaye. Noneho Excellence yashakaga kwiyogoshesha icyo gihe, afite nk'urugendo rwo kujya hanze. Noneho biba ngombwa ko bamenya aho ndi. Yego, ariko babimenya basanga ndi mu bitaro ndwaye, nari ndwaye umusonga. Wari urwaye umusonga? Icyo gihe bagenda babibwira First Lady. Ahongera arabatuma ati, kuki mutabivuze kuva mbere? Mugende mu mushiri y'inkunga, mufashe kuyivuza no kuva mu bitaro. Bohereza inkunga, baraza baramfasha, ndivuza neza ndakira. Ariko ubwo nyine urumva ko kayi igihe cyo kusubirayo nahise irangirira aho ngaho.
ugiye kuhuza na wa mugani uvuga uti icyica amahirwe gitera uburwayi. nuko nguko umunyarwanda yaciye umugani abizi. Icyica amahirwe gitera uburwayi. Twari tukivuga rero ko icyica amahirwe gitera uburwayi, ariko ukitwibutsa igihe wakoze uwo mwuga, abantu mukibonana wibuka bakikwibuka. Abantu nibuka ni benshi cyane. Waba tubwiye amazina, ndavuga muracyahura mugasuhuzanya, uracyabona uburyo bwo kubageraho? Ese bagenda gute? Bagenda gute? Urumva icyica twumvise ukuntu watakaje akazi kubera uburwayi. Warunda nakomeza unatubwire uko wafashijwe kugira ngo nyine wivuze nk'uko urimo bivuga. Bamwe ngenda mbabona, hari ababaye abayobozi, hari ababaye abambasaderi, hari abikorera, hari abagiye hanze, bagiye i Buraya, ibintu nk'ibi. Hari abari inaha benshi cyane. Imyaka rero wogoshe bamwe no mu bayobozi bakuru, icyo gihe ujya ukibuka, tubwire n'igihe warwariye, n'igihe nyine wamagana amahirwe yawe yatakariye. Ese ubuzima bwakomeje kumera gute nyuma yo kurwara? Mu magambo ahiye tugana mu gusoza w'ikiganiro. Ubuzima bwakomeje, ariko nyuma ndibuka nk'abana bo kwa Excellence narabogosha, ndabibuka nabo bagomba kuba bakimbuka, kuko nabogosha ari bato barinda bazamuka bakura. Bacyo mu rubariya narabogoshe, ba Brian bose narabogoshe, ba Yani bose baranyibuka, uko nabo twakoranye hari abajya banyuraho bakansuza bakambye bati bari abasekiri abashinzwe garde presidentielle, bamwe benshi turaziranye, turasuzana, bamwe bakambye ati bacyo mu rubajya gukina imipira siporo kuri Saint André, ngo bakava ngo babonye wa mugabo watwogoshaga Maître Kinyata, kubera ko ari muri quartier mbandi mu muhanda hafi yaho nkorera, bahise nka nimugoroba bavuye gukina gukora siporo kuri stade regional. Wari wagira amahirwe yo kugira nk'abantu bakomakomeye wagiye wogosha mukongera mugahura mukasuhuzanya? Ese ujya wumva ari ngombwa cyangwa bifata nk'akazi gasanzwe kaba kararangiye? Akazi karacyakomeza kuko akazi ndikajya karangira. Akazi karangira nyira ko ari uko apfuye. Ngiye nkora, ndumva akazi kanye nagafashe kuba nta pension nziha, ari uko nzayifata ari uko mpfuye. Niyo pension. Ariko abantu hari abagaruka tukabonana, hari abambasaderi, hari benshi cyane baragaruka. Usibye hari nk'ubu nibuka nka First Lady nani umuryango uko First Family, amahirwe narayagize, nakozeho, narabogoshe, ariko ndabakumbuye, mbakumbura bari abana ba nyakubahwa bacyo muro bose, ba Brian bose ndabibuka. Hari n'akantu k'agakojo kanyuzemo gasekeje, mbogosha bakiri bato. Muto muri bo ngo bita Brian, namufataga muri nka family nk'umukobwa, ntazi ko ari umuhungu, kuko bazaga bambaye imyenda nk'amatraining, amajogging, za kilote za sport. None ndabo imyaka n'imyaka bigezaho, none babandi baba batunganya, baba bari ku ruhande, bumva ngo Maître ngo yarazi ko Brian ari umukobwa. Ndabivuze gutya. Bamwe bashinzwe kuba bari hafi yabo babarera, baba mama, baravuga bati ngo First Lady nabyumva ngo araseka yiture hari, ngo igitwenge kiramwe, ngo Maître imyaka koze hano ngo yarazi ko Brian ari umukobwa kandi ari umuhungu. Nanjye mbimenye ko ari umuhungu birantangaza cyane, kuko na sorte namwogoshagamo, namwogoshaga nkaho nogosha umukobwa, timwogoshe style y'abahungu. Yego. Noneho baza kume bati ni umuhungu, nabanye ni imyaka yose ntabyo ntago nari mbizi. Yego.
ndabakumbuye rero ndabakumbuye cyane ako ngako iyo nkumbuye iyo ka y'umwana mpita numva nanjye bisekejeje kuba narakogoshaga nzi ko uri umukobwa nyuma y'imyaka nk'itatu ine nkaza kumenya ko uri umuhungu nyine kambe icyo kintu ikimberaho nkabyenda gusetsa ukabitekereza nabo ukabibuka cyane hanyuma nyine ujya ukoresha imbuga nka Twitter ujya ureba mbega hari uburyo ushobora kubona nka Fast Family mu buryo natwe tuyibonamo nk'abanyarwanda tukurikirana ibikorwa bya Fast Family kenshi Perezida wa Repubulika n'umuryango we wabonye ko Ange Kagame yashyingiwe byose tukabibona hari uburyo se ujya ugerageza nyine gukomanga ko ari ibintu bishoboka kandi bikoroheye ayo mahirwe yawe yose akakwegereza ukabasuhuza ujya ubigerageza kubigerageza nabigerageza ariko nyuze nko muri media yibuze kuko ibyerekeza Twitter niki ntago nkunze kubikoresha cyane wasoma ku mazi nta kibazo ntago nkunze kubikoresha cyane kuko telefone yanjye nyifata nka mu gihe ari y'akazi kumamagara no guhamagara abo nkorera nabo abankeneye ko mbakorera nabo nkeneye ko nkorera guhamagara no guhamagara naho media zindi ntago nari naziha umurongo kuzigendera nka za Twitter niki kubera akazi mba ndimo ntacyo n'uri tugana ku musozo birashoboka ko Fast Family n'abandi wagiye uvuga wagiye uha service bashobora gukurikirana Bwiza TV na bwiza.com bakabona iyi nkuru bakavuga batese muzehe Kinyatara cyabaho ameze te ndahari ndacyari umusore ahubwo ntago wamenya ko iyo myaka nyimaze nogoshe ndacyari umusore hanyuma ku buryo twanabikoreye n'amahugurwa tujya gukora n'amarushanwa mu bantu barenga 520 n'abandi bari bakomotse mu ntara zose zo mu Rwanda ngiye naje mu 10 ba mbere 524 naje mu 10 ba mbere nabaye wa kabiri waguhize ninde Maître Kinyata waguhize ninde wakurushije ntago yamize nuko we bamushize muri kaya ya nuza ya Salo Dame bamugira wa mbere muri Salo Dame ubwo ni ngaho ngiye nabaye wa mbere muri Salo okay kwako ni dukurikirana n'amafoto nakwerekana certificate nayikwereka ufite twareba nta kibazo ndabona witwaje hano impapuro nyinshi reka ngufashe imishinga mba nigira abantu ya Salo yego ndabona rwose imishinga yigeze kure turimo kureba ibyangombwa Maître Kinyata atubwira ko yagiye abona ama certificate ndabona afite impapuro nyinshi iyi certificate twatsindiye ndabona yanditseho Rwanda Polytechnic yego cameraman na zooming umwuga dukora ongerejwe cyane iyi nayitsindiye ubu ngubu iremewe mu gihugu hose warayitsindiye naje mu 10 ba mbere abantu bakoze inoza igihugu aya mafoto ndeba ufite rero yo muri icyo gihe twakoreye muri Kicukiro hariya kuri Université ya IPRC ndabona umuntu witwa Dr James Gashumba wasinyeho yes ngo ni certificate yatanzwe na reka turebe neza ndabona uyu muntu ngo ari Vice Chancellor wa Rwanda Polytechnic Vice Chancellor wa Rwanda wasinyeho nawe yasinyeho ndabona ufite n'amafoto rero nayo twakomeza tukuyanyuramo tugana ku musozo iyi ni foto twari twambaye tugiye gufata mwari mwagraduatinze twagraduatinze tujya gufata certificate zacu kuri IPRC hariya kuri Université Kicukiro ndabibona rwose aho twakoreye muri stade hariya ahanga nari kumwe ubwo namwita nk'umubyeyi wa Salo ubwo yari nka databuja inde
databuja uwo Duk- nkorera. dukomeze turebe niba henda n'amafoto nk'abiri ufite watwereka tukagana ku musozo w'ikiganiro. Hariyo nabonye yanditseho ngo Jordan, ubanza ari ya saro wahereyemo watangiriyeho umwuga, irahari ubanza ari iriya yo hasi. irahari icyo gihe. Ongera ijwi kugira ngo Jordan saro nahereyeho gushinga, nayo natangije. Twaje hano hari umunsi w'abasilamu bavuye gusara irayidi, nayizuminge neza cameraman. noneho duhitira kuri saro. Iyi saro niyo uvuga watangiriyemo kogosha? Jordan wayishinze. Niwe wayishinze. Malcolm. Malcolm ni umugabo wari uzwi w'umunyamerika mu baharaniye uruhu rwirabura. Yego. Icyo gihe mu binyamakuru twamusomaga nawe tumushyiraho kugira ngo abe icyerekezo ku birabura, bamenye ko uruhu rwacu rutavangura. Ubwo rero metre twongera ijwi kuko hari imvura, wakubaza akavuga ati ubwo buhamya bwawe bwose, iyo foto wenda buyiretse yirambike ntacyo, wakubaza iki n'umugabo wakugejejeho abo bantu bose mwagiye muhura, akavuga ati ese metre uko muri quartier bivuze barabizi akazi kawe, wenda akavuga ati wabibyaje musaruro ki, wabashe kugera ku bayobozi bakomeye, hari abatekereza ariko kugera ku muyobozi ukomeye, mbega wowe ubifitemo mu buryo bw'ubukungu wiyubatse gute, cyangwa icyo utagezeho n'iki wifuza kugeraho? Mu buryo bw'ubukungu, yego, narubatse, ndarongora, yego, ndabyara, ndarera, yego, nigisha n'abo nabyaye, bamwe bagera ku byo nabashizemo kwiga. Uwize yararangije, wananiwe yagiye mu myuga. Nkaba nabibonye mu nyungu, mfite n'ikibanza kadastrale hariya mu Kigali nyuma regionali, ufite ikibanza naniwe kucyubaka. Yego. Ubu ngubu ufite inzu yawe cyangwa icyo kibanza ufite ni kibanza kiri ukwacyo cyangwa? Ni ikibanza kiri ukwacyo. Aho uba urakodesha se cyangwa? Aho mba n'indi nzu ntoya nkodesha. Ntabwo ukodesha, wabikuye byose mu mwuga wo kogosha? Yes, byose nabikuye mu mwuga wo kogosha. Metre rero abogoshi ngira ngo uko twabiganiriye mvuze ko wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi mutagira uburyo bwo kwiteganyiriza mu buryo bwa ke social, byaba ari byo cyangwa? Uburyo bwa ke social, tuvuge ngira konti yanjye muri Equity Bank, ku buryo ngenda niteganyiriza nkajya mbika makeya, ariko kubera ibibazo bigenda biza mu miryango nkagenda nkuraho makeya, nanone nkakoresha mu kurwanya, mu kurangiza ibibazo nk'ibyo bitoya bizabigana mu muryango. Ubu rero uwakongera akamera nk'ukoze umunsi mukuru, kumwe tujye dukora za yubire n'imyaka runaka, wumva abantu watumina muri iyo yubire y'imyaka umaze wogosha bangana iki, wabasaba iki? Yumiye natumira benshi cyane, kuko abo nogoshe ni benshi cyane. Moze yubire byibuze nka nyakubahwa kahagera, byanshimisha cyane. Byagushimisha? Kuko namwogoshe igihe ukurikije n'amafoto n'ubu ngubu aracyagaragara. Amafoto ye namwogoshe ya pasiporo, ugiye muri za ambasade urayabona, wajya mu biro muri za minisiteri zose ziba mu Rwanda urayabona, mu binyamakuru zasohotsemo zaragaragaye. Iya ni pasiporo njye nabaga nakozeho artiste yanjye y'akaboko, ntunganya umusatsi akagaragara neza. Ubwo rero natwe muzajya mutunyuraho abanyamakuru nk'uku, mutwibuke nk'ukuntu mugenda munyura ku abambika First Family, abametre babambika First Family,
bakambika nk'abanyakubahwa nka perezida wa repubulika, abambika perezida wa Gabo, abo bose twagiye tubabona muri media, natwe tugaragare muri media n'abantu batumenye, abantu babamenye. Turimo kugana ku musozo rero, tugangurira abantu gukomeza gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ya Bwiza TV, bakora commentaire ku biganiro tubagezaho bitandukanye, ikindi uko bishobotse bagakora share inkuru zacu bakazisangiza abandi. Ariko turagana ku musozo dushimira Maître Kinyata witabiriye ubutumire bwacu, cyangwa se nawe twitabiriye ubutumire bwe, kuko dusa n'abatumiranye. Umbivuze ko ntabwo nabambeshye twembi, ni kenshi wagiye umbwira uti nanjye uzangereho, ariko ni Bwiza TV yaje kukureba, kandi ni Bwiza TV ikinyamakuru cya buri wese. Nkavuga ngo rero mu bibazo twakubajije, niba hari icyo utasubije neza, niba hari icyo wumva wakongeraho, gusa sindi bubure kuvuga ngo wagendaga urambagizwa gute n'abo bantu bangana batyo, nubwo utambwiye neza uko bagiye bagenda bamwe, uretse uburyo ki warwaye, reka kwicira amahirwe. Niba se ukibona abandi bashyashya, niba se sinzi ukuntu uri bukinsubiza, ariko n'ijambo twasurizaho wabwira abantu ni irihe, icyo wifuza mu masaziro yawe ni ikihe, icyo wakangurira urubyiruko rugitangira umwuga ni ikihe, isanzure ariko tugana ku musozo. Mwanzuro natanga, aho ngeze ndakuze, maze kuba umuntu w'umugabo mukuru, mwana nagiye nyura hose n'iki. Umwanzuro abanzi yenda n'inkunga bantera, nuko yenda bashaka ukuntu bantera inkunga nkazagira amasaziro meza, akaba ariyo pension mfata. Pension yanjye nkaba nagira nuko nanjye nashinga saro yanjye nkikorera. Yego, ubwo nkabifatanya no kuba nakora ishyirahamwe n'abandi bakwaferi, nabo nkabashiramo bose, abenshi twakoranye nabo twakomeza tukazasazira rimwe dufata pension zacu. Urabona aho tugeze ubu, nta muntu wemerewe kujya muri salo kogosha adafite certificate, atari certifié, atarabikoreye ngo agaragare ko ari umwuga. Ibi byose n'amabwiriza yarasohotse hariya muri salo yacu, hariya amabwiriza amaze igihe yaje aramanitse hariya, ko nta muntu wakora akazi atigiye, atabifite ubushobozi, impamyabushobozi. Numva ko ngenda shima abantu nakoranye nabo, n'ubu ngikorana nabo. Yego, ni abantu beza cyane, n'abakiriya beza cyane. Umwuga wacu usaba ibyangombwa, noneho ntago ari umwuga wakwinjiramo kubonye kose. Twakomereza aho ngaho. Urebye umwuga wacu ubu ngubu aho ugeze, ni ukuba waranyuze mu mahugurwa, wabitweretse utwerekana certificate zawe mu matorero y'amahugurwa n'iki. Ariko icyambere ukagira na certificate, ukagira icyemezo cyerekana ko ako kazi ugakora. Hanyuma ariko byose kenshi bifashwa no kuba ufite ikinyabupfura. Niyo mpamvu nageze aho nageze hose. Ikinyabupfura kiza imbere, mbere ya byose, mbere ya byose ikinyabupfura. Kandi nkaba nshimira umuryango wa nyakubahwa Excellence, bamfashije kwivuza icyo gihe nakoragayo, naje kurwara bamfasha kwivuza. Avuriye mu bitaro bya CHK, icyo gihe nari ngo umusonga. Ubwo First Lady baje kunshaka, bamenya ko ndwaye, noneho babimugejejeho, ahita bohereza ubutumwa bwo kuba banzanira ubufasha bwo kwivuza. Ndashima cyane. Ubufasha bwo kukuvuza, no kuvuga ngo wari muri CHK udafite uburyo bwo kwivuza, cyangwa nuko nyine icyo gihe byari nko kugusura bisanzwe, gusura umurwayi, cyangwa nyine byahuriranye n'igihe cy'akazi. Bashatse baza kumenya ko ntahari ndwaye, ndi mu bitaro nari mazemo nk'iminsi nk'ibiri, umunsi wa kabiri. Ubwo bahita bohereza ubutumwa bwo kumfasha kugira ngo nivuze.
bivuze ngo nta kibazo wagize muri ubwo burwayi uburwayi bwonyine navuwe neza nubwo byari amafaranga menshi barayanywereje ndivuza ndakira mvamo. Ibyo rero ukavuga uti ikinyabupfura gihurira n'umwuga wo kogosha. Umuntu abitekereje gutyo uretse ko umwuga wose ugomba ikinyabupfura cyane. N'ubundi washubije kuri ya nsa no kubaza inama ugira abakitangira umwuga abifuza kuba metere nkawe. Ikinyabupfura bihurira n'umwuga wo kogosha. Ikinyabupfura ni ngombwa kubera ko uhura n'abantu benshi, ugahura n'abantu n'inzego zose zibaho, izo hasi n'izo hejuru. Icyo gihe udafite ikinyabupfura ntaho wagera, n'aya certificate ufite nta n'icyo yakugezaho. Icya mbere ni ikinyabupfura, kuko ikinyabupfura kiguhuza n'abantu n'urukundo, hakaba n'uburyo bwo kumenyana kubera ikinyabupfura. Ntago hazamo uburyo nk'umuntu agenda asabiriza kandi yaragiye mu kazi. Ugomba kubanza ikinyabupfura mbere n'akazi. Ushatse kuvuga gute? Kuvuga iki gusabiriza ushatse kuvuga gute? Nk'abantu bajya bambona bati kuki wakoze kwa nyakubahwa ukaba wahava habya nibyo mfite nibyo nahakuye. Ntago nyine nagiye gusabiriza, nagiye gukora. Narahembwaga neza kandi ibyo nahembwaga narabikoresheje. Nararongoye ndabyara ndubaka mfite ikibanza mfite inzu mbamo. Nubwo nabona inkunga ubwo kibanza naracyubaka ariko mbonye inkunga nk'abatera nkunga nk'umutera nkunga abona nyuzeho bose nayubaka. Wayubaka niyo saro kayishinga, niyo saro nkayishinga nkagira amasaziro nkuko nyakubahwa atanga girinka girinka munyarwanda. Nanjye akaba yenda yangendera girinka mu kwaferi mwogoshi wanjye akaba yamabyibuze nka saro. Nanjye ngashinga saro wanjye akaba ariyo iba amasaziro yanjye ariyo girinka yanjye, ariyo girinka yawe. Metere rero tugushimiye ikiganiro mwagiranye na Bwiza TV ndetse na bwiza.com. kandi kuri bwiza.com ubu nawe ubaye umunyamuryango, ntabwo twavuga ngo nicyo cya mbere nicyo cya nyuma, ndetse waduhishuye byinshi ku mabanga y'ubuzima bwawe. Ngiye numvaga ndi bukubaze ku bijyanye n'umwuga wo kogosha nkagarukiraho, ariko mu by'ukuri nahoraga mbona ufite amatsiko ko tutavugana kutagira gute. Wavuga yuko twazi y'ukuri ntabwo yababeshye metere. Mwazi y'ukuri nari mfite amatsiko ko nakunze kugushakisha, nashaka abandi banyamakuru nk'imyaka 3 yose ishize ngushaka. Bwiza.com ndayishimira kuba yangezeho n'abandi zabageraho. Yego, n'ubuvugizi abanyamakuru mugomba kudukorera mukagera imbere aho tutagera. Bwiza.com ni intumwa ya rubanda. Ariko metere jewe nk'umunyamakuru usanga burya umuntu wese mu gihugu icyo ari cyo cyose ku isi, tugarutse no mu gihugu cyacu, buri muntu wese ashobora kugira umuhigo wo kuvuga ati nibura nzakore umukuru w'igihugu mu ntoki. Ariko ukaba umuntu yakubaza se wowe wagize ayo mahirwe, se uba wumva nta kintu umuntu yakwita nk'ubwoba ku mutima? Ese winjiraga umeze gute? Wumvaga bimeze gute? Umuntu akaba nkaba nabyifuza, ariko umuntu akaba nabimbwira nkavuga reka muretse biba bimeze gute mu buryo bwa rusange? Kubyifuza birumvikana ko buri muntu wese aba yifuza gukora mu kiganza cya nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ariko njye nagejejweho n'umwuga nkora mu kiganza cye nakozemo naramusuhuje. Ariko ngerayo bwa mbere n'abantu barabyibazaga, urabona kogosha umuntu nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Navuye mfite ubwoba, nari mfite ubwoba nk'umuntu. Yego, ngeze imbere ye bwa mbere nkuko nawe bakubwira ati aragusuje, ariko ukaza ukamusuza ufite ubwoba, ariko wamara kugenda ibyishimo bikagutaha. Nanjye nuko byagenze. Bwa mbere nagize nyuma ntashye nagize ibyishimo, ndara nishimye nirwa umunsi wose. Ubwo nk'ukuntu abantu bose baba bifuza
kumukora mu kiganza. Ni njyewe rero bigezeho kubera umwuga wanjye w'ubwogoshi wo kumwogosha gutunganya imisatsi. Bikaba n'ishema n'igihe bazaga kuntwara abantu bakabona mu gace nkoreramo imodoka zo muri perezidansi ziraje, bakabona abashinzwe umutekano wa nyakubahwa baraje, bati uriya muntu wagiye he, aragaruka ntagaruka, bakagira amatsiko. Nubwo bajya kubona bakabona ndagarutse, bati uriya muntu arakomeye, umuntu ugenda akajya ahantu nk'ahariya akajyanwa akagaruka, bigenda gute? Bigenda gute? Hari abakwegeraga bati bafite amatsiko bati hari ugerayo gute, wahageze gute? Ninjye nahagejwe n'umwuga wanjye, kandi umwuga wanjye ndawukunda. Ntabagutinyaga se wenda bakavuga bati hari n'abantu babimperaga icyubahiro. Mwe baturiya muntu arubashywe, umuntu ugera hariya turamwubaha cyane. Umuntu akavikana aranga ati ndagira ngo nkorwe mu mutwe n'umuntu wakoze mu mutwe wa nyakubahwa Perezida Kagame. Ushaka kuvuga yuko mu buryo bw'umwuga wawe hari uburyo byakuzamuye, byanzamuye mu clientele, abantu benshi. Umuntu akava i Musanze, akava Rubavu, akava ahariho aho u Rwanda hose ruri, ati ngingeri i Kigali hari umuntu wakoze mu mutwe wa nyakubahwa umutunganya imisatsi, nanjye ndashaka ntunganye ibyo gusa. Muri quartier rero, muri quartier hose na nuba abantu bose uriya niwe wogoshaga nyakubahwa. Aho mise hose abantu baramvuga baturiya ni umuntu ukomeye cyane, afite icyubahiro. Uriya yakoze, yatunganya imisatsi ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ubigenza gute rero dusoza none turigana ku musozo kugira ngo ukomeze kurinda iyo heshima, iyo respect yawe, haba mu buryo bwawe bwite, mu buryo bw'igihugu muri rusange, ndetse no kuba uri umwe mu bantu baba bitwa ko bari hafi ya First Family? Ubyitwaramo uti? Ngiye uko mbyitwaramo nuko mu kazi kanjye nimo nkora ndangiza, nakwifuza ko First Family nakoreye yanyibuka, ikaba yanera inkunga, nkabona nk'iyo girinka nkuko nyakubahwa atanga inka girinka, nanjye nkabona girinka munyarwanda, inka yanjye yo mu kwaferi, akaba ari nko kuba nabona nka salo, nkahabwa ubushobozi bwo kugira salo, akaba ariyo masaziro yanjye nkazafata pansiyo mfitaho ndangirije akazi nakoze. Nerekezaga no mundi mu kuvuga ngo bigusaba mbaraga ki mu myitwarire isanzwe kugira ngo utaba wenda wahungabanya mu kinyabupfura cyawe, bikagira abavuga bati dore wa muntu ufite reputation no bigenze gutya, muko witwara mu kazi buri umunsi ku wundi. Umuntu wakubona abantu mu ucecetse no muri kenshi, niko wahoze cyangwa no kuba ari gukora umwuga nk'uwo byagiye bikwinjizamo cyane kurushaho? Ubundi niko nahoze, bigaterwa n'ikinyabupfura n'abantu bantoje n'abanyigishije bose. Nkaba nsaba n'abandi bose ko baba intore mu kazi kabo, bakajya bakurikiza ibyo bigishijwe. Ni byiza cyane. Abashobora gutekereza bati nko kuba wifuza kuva inkunga ukavuga ibitekerezo, ati bivuga kera, akaba bavuga ati igihe cyaragutambutse, waba ubutumwa ki? Igihe ni igihe. Hari nk'abavuga ngo ko yakoze gutya na gutya, akaba atagaragara ko hari icyo yakoze. Ninababwiye ko hari ibyo nagezeho bya mbere by'ibanze. Aha amasaziro banyibutse, Imana ikabanyibutsa, nabyo byaba byiza bigatungana.
urakoze cyane rero, turagushimiye cyane. Abakurikiye Bwiza TV rero mukomeze n'ubundi gukurikirana ibiganiro byacu bitandukanye muri programu Isanzure, haba muri programu hirya no hino, ndetse n'iyi programu twakwita nka societe cyangwa ibibera mu bantu, ibi turimo twe nk'abantu hirya no hino. Dutangiriye cyane cyane mu kugenda tugaragaza abantu mu byiciro bitandukanye, mu myuga, mu mirimo abantu bagenda bakora, challenges bahura nazo. Mwebwe mwese rero tubahaye ikaze, ariko tubasaba ngo mukomeze gukora subscribes. Ni ahantu hari button itukura ukanda, ndetse hari n'ahantu hari akazogera hirya ukanda, mukajya ubona inkuru nyinshi tugenda tubagezaho. Ikindi twavuga ni ugusharinga inkuru zacu kugira ngo inkuru zacu zikugereho na ku buryo bwihuse kandi uzisangize n'abandi. Mu by'ukuri rero twari turi ahangaha tugira ngo tuganire na Maître Kinyata. Turagushimiye cyane. N'ubutaha nukenera egereza mikoro, n'ubutaha nudukenera cyane tugukenera, twizere yuko tuzakomeza kuvugana cyane rwose. Ndabashimira. Bwiza TV ni inzira nziza iboneye, ni media igeza ku bantu bose ibyo bifuza kumenyekana no kumenyekanisha ibikorwa bakora. Yego, hari ishidikanya ko ntakoze kwa nyakubahwa, nta mwogosha, bakamenye bakavuga ati ngo yogoshaga abana gusa. Noneho barabimenye amakuru abagezeho neza. Ibyo ni byiza cyane. Ndashima cyane. Imana ishimwe ko yakurinze mu mwuga wa imyaka 34 ntabwo ari mikeya, kandi izakomeza ikurinde. Ibyiza biri imbere, igihugu kiratera imbere cyane. Twabwiye abadukurikiye rero tuti nakagaruka. Ciao ciao.